Hello bantu banjye, this is Jadotech official. Welcome again on my channel. Uyu munsi nkuzana application 3 zikoreshwa n'aba content creator bari professionnel mu kweditinga. Izi application uyu mwaka nurangire utazifite muri telefone yawe. Nibo panga ibintu byo gukora content creation. Izi application ugomba kuba uzifite muri uyu mwaka wa 2023. Nyine ugomba kurangira ubifite. Izi application ni izere. Application ya mbere ni CapCut. Application CapCut ifite feature nyinshi utasangana izindi app mu kweditinga. Application yitunga muri telefone yawe. Application ya kabiri iri kuza ikurikira InShoot, CapCut ikoreshwa nayo n'aba content creator benshi. Iya kabiri ni InShoot. InShoot yoyo aho irengeye izindi application mu kweditinga. Yoyo yeditinga niyo waba udafite internet ushobora kweditinga video ukaya-uploadinga. Noneho iyindi ya gatatu iri kubikora bigacika kandi ikoreshwa n'abantu benshi ndetse n'abanyamahanga niyo bita VN ingi. Izi application tukira VN yoyo nayo ifite feature nyinshi InShoot idafite. Izi application uzazisabwa mbere y'uko uyu mwaka wa 2027 utangira. Niba ushaka gukora content creation cyangwa se uri umu content creator, denda muri application cyangwa se muri Apple Store niba ukoresha iPhone, downloading izi application ukari 3 nzikubwiye. Ubundi uze twigane muri tuto zikurikira uko noneho buri application ikora. Tuto ya mbere iyi ni part 1 yizi application. Part 2 yo gutanzana CapCut ariyo duhera. Twigane CapCut akantu ku kandi, ese feature za CapCut zose uzasobanukirwa nk'impuguke. Ndagira ngo nsaba akantu kamwe tukiranga kugira tuzagira video nimwe dukora ikagucika. Kanda subscribe ufungure inzogera. Icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, liking zino video tujya dukora. Ibi bituma YouTube ikupushinga cyangwa se guhereza video zose dukoze kugira ntihakagire video nimwe izajya gucika. Icya gatatu, you sharing izi video dukora abandi bagenzi bawe wifuza ko bamenya utuntu tw'ubwenge nk'utu niba nta cyarugira wamfuraho. Noneho akantu ka kane k'ingenzi, usiga comment cyangwa se igitekerezo cyawe muri comment section kuko bituma tumenya icyo audience cyangwa se abadukurikirana bakeneye. Guys, bino bintu bikore ubundi tugarukane muri party zikurikira twigana feature zose cyangwa se ibigize zino applications editinga cyangwa se uburyo zikoreshwamo. Ngaho bikore gutyo ubundi tuzabane muri party zikurikira. Thanks, ndabakunda cyane.